wa kane tariki 7 Ugushyingo 2019 Perezida Paul Kagame yahuye n'abaganga baturutse mu gihugu cyose mu cyumba cy'inama cya Intare Conference Arena giherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Iyi nama iri mu rwego rwo kuganira ku ruhare rw'abaganga mu guteza imbere igihugu. Perezida Kagame yibukije abaganga ko bagomba gutanga serivisi nziza, bakakirana urugwiro abarwayi, bakaba ibisubizo by'ibibazo bihari mu rwego rw'ubuvuzi, kandi ubushobozi buke buhari bugakoreshwa mu buryo butanga umusaruro. Abaganga bagaragarije umukuru w'igihugu ku rwego rw'ubuzima mu Rwanda rumaze gutera intambwe ishimishije, aho umubare w'abaganga wiyongereye. Kugeza ubu umubare wabo mu bitaro bya leta n'ibyigenga ugera ku 1464. Abaganga basanzwe abo mu rurimi rw'icyongereza bita General Practitioners ni 751, ndetse n'abaganga b'inzobere bagera kuri 504. Hari kandi abaganga bari mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza bimenyereza umwuga mu bitaro bagera kuri 209. Ibyo bigaragaza ko mu gihugu cyose hari umuganga umwe ku baturage 8,197. Umubare w'abaforomo wavuye kuri umwe ku baturage 1,291 mu 2010 ugera ku muforomo umwe ku baturage 1,094 muri 2017. Umubare w'ababyaza wavuye ku mubyaza umwe ku baturage 66,749 ugera ku mubyaza umwe ku baturage bagera ku 4,064 muri 2017. Ubu bwiyongere bwatanze umusaruro kuko impfu z'ababyeyi zigabanuka ku kigero cya 75%, naho iz'abana zikagabanuka ku kigero cya 79% mu myaka 20 ishize. Mu gihugu cyose hari abajyanama b'ubuzima bagera ku 58,445. Perezida Kagame yabwiye abaganga kumva ko bari muri sosiyete bagomba kugira uruhare n'umusanzu mu gukemura ibibazo ifite. Umukuru w'igihugu kandi yanenze uburangare n'imikorere mibi ya bamwe mu baganga, aho hari ubwo umuntu runaka uzwi nk'umuyobozi cyangwa se undi ajya kwivuza ugasanga bose bamuhagazeho, niwe bareba abandi babaretse. Yakomeje asaba Minisiteri y'Ubuzima n'izindi nzego bafatanya gukemura ikibazo cy'abajya kuba inzobere bakihitiramo ibyo kwiga aho kureba iby'igihugu gikeneye cyane cyangwa kizakenera. Perezida Kagame yasabye abaganga kugabanya umubare w'abajya mu mahanga gushaka serivisi zitangirwa mu gihugu, bagahindura imyumvire y'abumva ko ubuvuzi bwo mu Rwanda budafite ubushobozi, kandi bakita ku bijyanye no kohereza abantu hanze kuko hari aho bikorwa bidakwiye. Minisitiri w'Ubuzima Dr Diane Gashumba we yavuze ko urwego rw'ubuvuzi mu gihugu rwanitse amateka ku rwego mpuzamahanga, bityo akaba ari ngombwa kuyabungabunga no gukomeza kuyubaka kurushaho. Ibi byagezweho kubera imbaraga zashyizwe mu buvuzi ndetse n'abaganga zirimo gushyira 16% by'ingengo y'imari mu buvuzi, mituweli idaheza buri wese, abajyanama b'ubuzima bamaze imyaka 20 kandi bagaragaza umusaruro. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.